ese waba yarakinnye uyu mukino ngo tugiye gusoroma urunyogwe? Nuko nazi kuririmba nkaririmbye kugira ngo babwire ba bana batakazi. Gusa twabaga twakoze amakipe abiri hepfo no haruguru, ubundi bamwe bagatangira baririmba ngo tugiye gusoroma urunyogwe, tugiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane. Abandi bakarimba bati umufasha mushaka nuwuhe nuwuhe nuwuhe, umufasha mushaka nuwe mu gitondo kare cyane. Ubwo abandi bagatamuvuga mu izina bakongera bati mu gitondo kare cyane. Nuko bamara kumuvuga babandi nabo bagata batangira bavuga umwana uri mu muzane, bati wenda Yohana naza muzane, bakabisubiramo bagasuza bagira bati mu gitondo kare cyane. Nuko abo ngabo babiri batowe bagakururana, umwe ashaka kujyana undi mu ikipe ye, gutyo paka ikipe imwe itsinzwe. Uyu mukino uraturyoheye mu buto bwacu, abana bo ngo abenshi ntabwo bawuzi. Uyu twamaraga kuwukina tukajya dukurikizaho umukino w'agashishe batakwibagirwa, ariko wagiraga amazina menshi bitewe n'aho twakuriye hatandukanye. Bati nagiye kwa Shiroti nsanga batetse ubugari, bankubita umwuko mu mutwe, bankubita ubugari ndabumira. Ndababwira ndi sininya icyuma sininya kubagwa, papa ni umuzungu, mama ni Suzana, abana n'ababikira nanjye ndi umubikira. Twese ubwo dufatanye ukuboko umwe twatonze uruziga, tugatangira kuririmba tuzenguruka dutaruka ngo kiri sese uwu, kiri sese uwu. Utu dukino disi kutwibuka bidushengura umutima, bikadukumbuza bya bihe byahise, bitashobora ko dusubiza inyuma, ntibizongera kugaruka ukundi disi.